bimeze bite bantu banje? Turacyari kuri NI LAMBA TV. Uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge, ariko mbere yuko tugatangira banza urebe hasi aho ngaho ni isegonda rimwe ryonyine urebe ko akazi subscribe kugira ngo NI LAMBA TV ikomeze kongera umubare w'abayikurikira, sibyo? Aha, time is short. Wumva ayo magambo, ubuzima ni bugufiya. Uwo ni pasiteri dutangiranye, pasiteri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuzima ni bugufi, wumve. What is your life? Ubuzima bwanyu ni iki ubundi? Wowe uteze amatwi NI LAMBA TV, ubuzima bwawe ni iki? Aha, It's even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. ubundi ubuzima ni umwuka uza ukamara agahe gatoya, ubu byarangira mbega ugahita wigendera. Ni umwuka uza ukamara agahe gatoya, hanyuma ugahita ugenda ukabura tukawubura. If someone had told me when I was 20 years old that life was very short and would pass just like that, I wouldn't have believed it. Ati, pasiteri arakomeza atubwira ati, igihe nari mfite imyaka 20 y'amavuko, iyo umuntu yambwiraga ko ubuzima ari bugufiya kandi ko buhita bugenda, ibyo bintu sinabyizeraga. Ibyo bintu ntabwo nabyizeraga. Uwo ni pasiteri. And if I tell you that, you don't believe it either. I cannot. Ati ikindi kandi namwe mbibabwiye nonaha, nkababwira ko ubuzima ari bugufi, ntabwo icyo kintu mwakizera. Get young people to understand. Ati kandi sinjya mbasha kumvisha urubyiruko cyane cyane ko rwakumva ko ubuzima ari bugufi kandi ko buhita bugenda. Ntabwo urubyiruko rw'iyi minsi rushaka gutega amatwi abantu b'abapasiteri oya, cyangwa se abantu batanga ubutumwa bw'Imana. Ntabwo urubyiruko rufite umwanya wo kubatega amatwi. Nicyo kibazo pasiteri afite. Usanga bibereye mu matabi, mu mayoga, ibintu nk'ibyo. Hey, How brief life is. How quickly it passes. ntabwo bashaka kubyumva, ntabwo bashaka kumva ko ubuzima buhita bugenda. Yesterday, I was in Ati kandi ubuzima bumeze nk'ejo hashishe. Tunureba neza ubuzima urasanga bumeze nk'ejo hashishe. Icyo kintu uri kucyumva pasiteri? school. Pasiteri agakomeza atubwira ati icyo gihe narigaga, nari nyiri umunyeshuri kuri iyo myaka 20 yanje. Every one of us here has been given the same amount of time in a day. Ati twese uko turi hano, twese tuba dufite igihe kingana mu gihe cy'umunsi. Duhabwa igihe kingana. Hey, 1440 minutes. usanga tuba dufite iminota 1440 ku munsi yo kubaho, wumve. Day, 168 hours per Ugasanga dufite amasaha 168 mu gihe cy'icyumweru, wumve. week. 70 years God allows us. Ati ikindi kandi Imana itwemerera kubaho imyaka 70. And it's interesting to me with all of our medical science. Ati ni ibintu bishishikaje kuri njyewe, ugasanga nyine abantu bose bo muri medical science, wumve, aho ni muri Amerika, We've never passed that magic. gasanga ku kantu tutaragaciyemo kari magique, kamenyetso nkako ngako. mark. The average American male today lives 7. Wumve, ati ubundi umugabo w'umunyamerika abaho imyaka 70 n'amezi 4. Iyo ni average. Nyine average baba barakoze mu gihugu hose, bakavuga bati umugabo, urabona umugabo wariye neza, ubayeho neza, yabaho imyaka 70 n'amezi 4. Wumve, 70 years and 4 months. The average female 73 years and 6 months. noneho ugasanga umugore we wo muri Amerika we abaho imyaka 73 y'amavuko ndetse n'amezi 6. Urumva ko umugore ari hejuru cyane, yamaze gutera intambwe mu buzima. Hey, urasanga nujya gukura murasanga umugore wo muri Amerika yabaho arushaho umugabo imyaka isaga 3. Hey, More people live to be 70. mbega abantu benshi babaho imyaka 70. Wumve, But the average age of an American mbega umunyamerika ikigero cye cyo kubaho kiracyari ku myaka 70. Average y'umunyamerika ni imyaka 70 kuba arifite ubuzima. is still 70 as taught in the scripture. Mbega kandi ibyo bintu bimeze nk'uko byigishwa mu ijambo ry'Imana. Ikintu uri kucyumva? What a thing it is when you think that Ati ikintu we wamenya nuko ukwiye gutekereza ko ufite ubuzima bugufiya, bugufi ariko. you have just one short life to spend.
kandi ubwo buzima ukamenya ko bufite ngo bubeho kandi ukanamenya ko buzarangira mu gihe gitoya. Ati ubundi njyewe nandika ibintu by'ibanze mu buzima narangiza nkabyiyemeza. ubu ni pasiteri. Ati ubu ngubu iki nicyo gihe cyemewe, aka kanya nicyo gihe cyemewe. Mve pasiteri. Ati ibintu ubona dukwiye gukora, niba ari ukwiga amashuri, niba ari ukugira iki, tubikore nonaha. Niba ari ugusoma ibitabo, tubisome nonaha. Niba ari umuryango dukwiye cyangwa se dukeneye kumarana nawe igihe, niba dukwiye kubasura, tubikore nonaha. Niba ari ukwandika ibaruwa uri mu rugo, bikore nonaha. Nibwo uzaba ufite nyine igisobanuro cyo kuba ugiye kwandika ibaruwa. Kuko nyine nutayandika nonaha, ubwiye n'iki se ko ari wowe uzayandika ejo cyangwa ejo bundi? Zandikwa n'abandi rega, igihe ni gitoya. Niba ari amafaranga ukwiye gutanga, yatange nonaha. Niba mbega gutanga amafaranga biri mu nshingano zawe, ayo mafaranga yatange. Niba ari ukwiga, iga nonaha, bikore. Niba ari n'abantu mukwiye guhura cyangwa se niba mbega wowe ufitanye gahunda n'abantu mukwiye guhura, nimuhure nonaha ugifite uwo mwuka cyangwa se mbega umenye ko ubuzima ari bugufi. Usanga abantu bavuga ngo nzabikora ejo bundi, cyane cyane urubyiruko. Ubundi buri gihe isaha ibiri kubara isa nkaho iri kutubwira ngo iki nicyo gihe. Urumva pasiteri? Wamwumvishe amagambo ari kutubwira? Now, today. Uyu munsi. Mve pasiteri, uyu munsi. If you will hear his voice. Tini uyu munsi niba wowe uri buze gutega amatwi ijwi ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana, uyu ni wo munsi wa nyawe. Ntabwo bishobora kuba ejo kuri wowe ndetse no kuri nanjye. Ati kubera yuko igihe kiba gisa nkaho kiri kutuburira, kitubwira ngo munkoreshe, ariko ugasanga benshi turi kukirengagiza. Mwumvireho, igihe kiri kuducika. Niko pasiteri ari kutubwira ko igihe kiri kuducika. Ati usanga igihe ari kigufiya kuri ba bantu noneho batazi gufata imyanzuro, ba bantu usanga batazi gufata ibyemezo, ugasanga umuntu mbega asa nk'uwarindagiye. Igihe ni kigufiya, wirindagira, fata icyemezo. Ntugahagarare hagati y'ibitekerezo bibiri. Niba ufite ibitekerezo bibiri byo gukora cyangwa se byo gushyira mu bikorwa, tamo kimwe ubanza ukinoze, binoze nyine. Usanga ibigoryi ari byo bivuga ko igihe ari kirekire. Mve pasiteri amagambo ye. Ati ubundi buri gitondo tuba dufite amasegonda 86,000 n'amasegonda 400 yo kubaho ndetse tukanayashora. Mbega icyaba ari igishoro turamukanye buri gitondo kila tondo. Ati nanone kandi buri munsi cyangwa se uko bukeye usanga igihe kiba kiduhaye back account. Ni nkaho igihe cyo kiba kivuze ati dore back account, ngaho gira akantu nagamo. Ati ibyo ngibyo kandi ni kuri wowe ndetse nanjye. Agakomeza tubwira ati igihe ntabwo kizakuguriza, nta mafaranga igihe kizaguha. Ntabwo mbega uzaryama ngo buke usange mu mufuka amafaranga kandi nta mafaranga wararanye. Ntabwo buzacya ngo back account yawe usange hariho amafaranga ngo nuko bwakeye. Oya, gukoresha iminsi yawe nibikunanira, icyo azaba ari igihombo cyawe. Ubundi Bibiliya yo ivuga ko ngo dukwiye gucungura igihe kubera yuko iminsi ari mibi.
And the days in which we're living are very noneho bibiri igakomeza ngo ivuga ngo iminsi turi kubamo noneho uyu iminsi turi kunyuramo yo ngo ni mibi cyane. evil. If there was ever a time for the gospel niba hari igihe cyabayeho cyo guhimbaza Uwiteka cyangwa se mbega cyo guhimbaza transform the Imana, human heart, it's now. cya gihe cyo kuba wafata umuntu cyangwa se cyo kuba wahindura umutima wa muntu ngo n'uyu nguyu n'uyu munsi cyangwa se ni ubu ngubu. Niba hari igihe cyabayeho cyo kuba mbega wahindura umutima wa muntu ni iki ngiki n'uyu munsi nonaho ubu ngubu tuvugana. Jesus said, as long as it is day, we Ubundi Yesu we yavugaga ko ngo iyo umunsi ubonetse wumve must do the work of him that sent us. tugomba gukora akazi ke twahawe. Wumvise ubwo akazi mbega twahawe n'Imana tuba tugomba kugakora. Yesu niko yavugaga. Yesu ngo wasangaga avuga ko niba ugize amahirwe ukabona umunsi mbega bugacye ngo tuba tugomba gukora akazi Imana yaduhaye. Wumve The night is coming when no man can. ngo kubera yuko nyine umwijima uri kuza. Wumve nyine kubera yuko ku manywa ntabwo mbega ubona umwijima uri kuza ugusanga oya akazi ba wagakora ukagatumika fresh atariko Work. The night is going uwo munsi ni ugucika umwijima uri kuza ugusanga mu buzima bwawe. to come in your life. Yet there was a serenity about the work of the Lord Yego wenda ubuzima ni bugufiya kandi ikindi burihuta cyane, Jesus. It's the quality of ariko Yesu we yavugaga ko ari ireme ry'ubuzima tutagendera ku burebure cyangwa se mbega kuvuga ngo bizatwara igihe kingana gutya kireshya gutya oya, ahubwo wowe vuga ko ari ireme ry'ubuzima nta kindi. life, not the length. Jesus only had 33 years. Ubundi Yesu we yari afite imyaka 33 yonyine. Umve And it ended on the cross. ariko byarangiye bamubambye ku musaraba. To the world, he was a failure at that moment. Ugasanga abantu bo bavuga ko Yesu muri icyo gihe yatsinzwe, Yet at the end of his life, he said, I finished. ariko nyamara ku iherezo ry'ubuzima bwe cyangwa se ajya gupfa yasize avuze ko umve the work that thou gavest me. yashoje akazi mwamuhaye ngakore. uri kucyumva icyo kintu akazi ke yaragatumitse. It doesn't matter whether you live another year or Umve ntabwo byita ku myaka cyangwa se ku biki yaba imyaka 2 cyangwa 5 wakora. will your work be finished? Ese mwebwe murabona akazi kanyu kazarangira? Mwebwe muteze amatwi NI LAMBA TV cyangwa se muri kudukurikirana, murabona akazi kanyu kazarangira? Cyane cyane wewe wakanze subscribe. Is there a quality to it? Ese murabona hari ireme ry'ako kazi? Ubuzima bwanyu murabona bufite ireme muri ako kazi? Is there a dedication to it? Ese murabona muri gushyira umutima muri ako kazi mukora, muri kukitangira? Suppose all of our members Reka tuvuge wenda n'abanyamuryango bacu bose, ubwo ni mu idini, tithe their time to witness for Christ. bose bafashe igihe cyabo bagakuramo 10% bakabikoresha bari kuvuga mbega imirimo Yesu yakoze, bakavuganira Yesu. Umve As we tithe our income, nuko nyine dutanga icya 10 mu byo twasaruye cyangwa se mbega mu mafaranga twabonye, nuko dutanga icya 10 mu rusengero, imbega dufashe n'igihe cyacu tukagikoresha tuvuga ibyo Yesu yakoze. Ako kantu sikaba ari umuti. for the church. Fill your heart with the word of God. Mufate imitima yanyu cyangwa se wewe ukurikiye NI LAMBA TV, fata umutima wawe wuzuzemo ijambo ry'Imana. I found that those who know the scriptures of the Pasiteri we agakomeza avuga ati njye namaze kuvumbura ko bariya abantu bazi ijambo ry'Imana, bari abantu basobanukiwe ijambo ry'Imana, ni nabo banyembaraga uyu munsi. ones that have the power today. But we need men and women who walk. Pasiteri agakomeza agira ati dukeneye ba bagabo ndetse n'abagore bagendana n'Imana. Murumva bagore namwe bagabo mukurikiye NI LAMBA TV, nimwe dukeneye ko mugendana n'Imana, mwebwe mugendana n'Imana rero nimwe dukeneye muri aka kanya. With God. And if you do that, you too can finish the work that God gave. Ati ibyo nubikora uzasoza n'akazi k'Imana yaguhaye ngo ukore. Ibyo bintu nubikora n'akazi k'Imana uzagatumika
bigende neza. Help us to realize the brevity and kandi ikindi bizagufasha kumenya ko ubuzima ari bugufi kandi ko ari ikintu cyo kwitaho cyihutirwa. the urgency of time. Urumva? And may we invest what little time we have. Ikindi kandi bizagufasha kuba wafata cya gihe cyawe gitoya ufite ukamenya kugishora kikakubyarira inyungu In the kingdom of God. ikindi kandi bizagufasha nanone icyo gihe nyine kugishora mu bwami bw'Imana. Buriya ni segonda rimwe ushobora kurifata ukaribyaza umusaruro ibintu bikavamo bikagenda neza, ariko se urasanga urubyiruko bari mu matabi, mu nzoga, saa umuntu arahera mu gitondo ari mu kabari akageza saa 11 z'umugoroba ari mu kabari ndetse akanararamo. Hari n'abararamo, hari abo njya muhura nabo niviriye kuri mikoro, niviriye muri studio tugahura. Rero reka mbabwire ngo ikiganiro cyacu kirangiye nonaha aka kanya, nawe rero vuga uti igihe ni kigufi, reka nkoreshe iki, reka nyikoreshe none ibintu bigende neza. Ciao ciao.